Tugiye kuganira filozofiya muri uyu mugoroba n'ubundi. Ikibazo cy'uyu munsi kiragira giti ese Imana yaremye rimwe rizima cyangwa Imana ihora irema? Twavuga ko umuntu ufite imyaka tuvuge niyo wafata 100 kumanura kugeza wenda ku mwana waraye uvutse nimugoroba, ese nabo baremwe n'Imana? Turibuka ko mu gitabo cy'intangiriro batubwira ko Imana yafashe iminsi 6 ikarema, hanyuma yamara kurema ikaruhuka ku munsi wa karindwi. Mwibuke hano kuri Logos dufata reason tukayapurika ku bintu, tugakriticizinga wenda amadogma cyangwa tradition na belief tumaze igihe twemera, ariko wenda tutumva iyo biva n'iyo bigana. Imana yaremye rimwe rizima cyangwa ihora irema umunsi ku munsi, donc umunota ku munota, akanya ku kandi, isegonda ku rindi? Aho Imana ni umuremyi uhora urema cyangwa ni umuremyi waremye rimwe rizima? Wenda uyu munsi ikikora ikaba ari ukurinda ibikorwa byayo, ikaba wenda ari ukubeshaho ibiremwa byayo. Nicyo tugiye kuganiraho muri uyu mugoroba. Mbere y'ibyo ngibyo, ubwo tuvuze iby'iremwa n'ibyo nyine kurema, ibyo byose hari ibyaremwe, hari n'umuremyi, kubera ko muri hiérarchie des êtres cyangwa se uruhererekane rw'ibiriho, donc hariho les êtres possibles, les êtres qui sont réels, hari ibiriho bishobora, donc hari être, nimvuga être nababwiye ko ni ibiriho muri rusange cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Hanyuma rero mu bintu harimo ibishobora kubaho, hari n'ibidashobora kutabaho, ce qui ne peut pas ne pas être. Aho ngaho dusangamo Imana, par exemple Imana ni être un acte, être pur, être simple, être nécessaire, niyo ituma ndetse izindi être zibaho. Donc twebwe kubaho kwacu ubundi ni accident, ntabwo ari necessaire, kuko hari igihe utari uriho, hariho n'igihe utazabaho. Nayo ndi gusoma filozofiya y'abasitoyiste, ndetse n'iyi si turiho nayo ntabwo ari eternel, ntabwo izahoraho, donc ntabwo iri necessaire. Hariho igihe isi itari iriho, bishoboka ko hariho n'igihe isi itazabaho. Nk'urugero, igitabo nasomaga kuri page 434 baravuga ngo ce monde d'ailleurs n'est pas éternel. Iyi si ntabwo donc izahoraho. Il a été engendré, iyi si yarabyawe niko twavuga, et il est perissable comme les sauces parties. Ndetse iyi si nyine izavaho nk'uko n'ubundi ibiyigize cyangwa ibice byayo bimwe na bimwe bivaho. Ubwo mvuze rero le monde tuyifate nka le tout, hanyuma ibindi byose bigize isi tubifate nka partie du monde. Navuga ngo wowe umuntu uri gukurikira iyi video, nawe uri igice kimwe mu bigize isi. Inzu yawe ufite nayo ni igice kimwe mu bigize isi, amatungo woroye ni igice kimwe mu bigize isi, umwuka ni igice kimwe mu bigize isi, ubutaka ni igice kimwe mu bigize isi. Donc ibintu byose ubona biriya ni amapariti y'isi, uko uyateranya ukayafatira hamwe, nibwo tuvuga ngo le tout, cyangwa se tukavuga ngo niyo si noneho ensemble. Iyo bavuze isi, ngira ngo ntabwo uhita wumva gusa ubutaka kuko isi iriho n'umwuka, ntabwo uhita wumva umwuka gusa kuko iriho n'ibitaka. Ubutaka n'umwuka nabyo ubwabyo si isi ntiriho ubuzima, isi ntiriho ibi byose tubona. Rero nk'uko ibi byose tubona, nk'inzu wubatse hari igihe ugeraho ukayihindura cyangwa se bakanayisenya, aho hantu wenda ntibahubake bakahahindura ahubwo wenda ikizenga cy'amazi. Wavuga ko nyine iyo nzu comme partie du monde elle est perissable, bivuze ko iyo nzu nyine ivaho. Rero ce monde nayo ntabwo iri eternel, hari igihe itari iriho, hari n'igihe itazabaho, nk'uko ibice byayo n'ubundi tubona. Umuntu uyu munsi aravuka, ejo agacaho, ejo hakavuka undi, ejo bundi agacaho. Hari nayo mpamvu rero bavuga ko le monde est un corps parfait,
ubwayisi tuyifashe dans l'ensemble, tuyifashe nk'isi nyine, umuntu, abantu, ibintu, donc uko isi tuyibona yo ubwayo ni parufe. Imana yaremye ibintu byose ibona ari byiza. Ni ukuvuga ko ikimara kurema iyo si yabonye koko ari nziza. Ikibazo rero ni ikihe? Ces parties ne sont pas parfaites. Ntabwo ibice byayo byo ntabwo biri parufe, nta ubwo bwiza bw'isi muri rusange ubona bubura muri partie du monde, ariko isi yo niyo mpamvu ubona isi nyine nziza ishoboka n'irimo n'ibyo tubona n'urupfu n'ibyago bitandukanye gutyo gutyo, ariko partie du monde zo ntabwo ziri parfaite, nubwo Imana iremye isi yo yaremye ibintu byiza. Ni ukubera iki bitari parfaite rero? Parce que il y a toute une certaine relation au tout, ya bindi nababwiraga, elle n'existe pas par elle-même. Ni ukuvuga ko les parties du monde n'existe pas par elle-même. Wowe ntago wibeshaho, hari imvugo bajya bavuga ngo duharanire kwigira, ngo duharanire kwibeshaho, mbona uburyo politike, ni uburyo sociale, ni uburyo nyine bwo kuvuga, ariko nta muntu nzigira, nta muntu ushobora kwibeshaho, toujours ubeshwaho n'iyo harmony iri hagati yawe ndetse n'ibindi biremwa, kuko uzakenera umwuka wo guhumeka. Ubaye wibeshaho wagira umwuka wawe urezeriva ahantu ku buryo yewe ntuzanagushirane, ariko iyo harmony ukabaho imyaka, Imana ikaguha wenda uwo mwuka mwiza ukawuhumeka, ibimera bigakura bikera ukabona icyo urya, abarimu bakigisha ukiga ukaba umudogiteri ukinjiza amafaranga, aba businessman bakaguha internship ukazamuka muri kariyeri, hanyuma padiri akakwigisha roho yawe nayo ntibuyere ngo ihore yishwe n'agahinda ubura icyo wimarira, umuyobozi mwiza akakwereka icyerekezo n'icyo gukora, abana ubyaye bakagutera ibyishimo mu rugo, abantu basenga, mbona ubwo utamenya nimba hari icyo bimaze ariko bagasenga nyine, byose izo parties du monde zigakoresha harmony kugira ngo ubuzima nyine bukomeze. Nta muntu wibeshaho, icyo cyo nagira ngo nkigire clear, ariko niyo mpamvu nyine bavuga ko ikintu gifashe ukwacyo umuntu se ni iki? Umuntu ntabwo ari parufe, kuko ubushize nababwiye ko n'agatonyanga kamwe karahagije kugira ngo umuntu upfe. Nature ntabwo ikeneye kwiyaruma cyangwa se gufata intwaro zikomeye kugira ngo ivaneho umuntu, ibyo byakorwa yewe n'agatonyanga kamwe k'amazi. Ariko rero kubera ko harmony, donc Imana irema ishobora kuba yarashyizemo uburyo buri kintu cyose gifitiye ikindi akamaro, ni ngombwa ko umuntu atibeshaho, ahubwo umuntu abana n'abandi, umuntu abana n'ibindi. Ari nayo mpamvu muri iyi minsi turi gushyira intege mu gukonseriva nature, mu gukonseriva environnement, kuko idufitiye akamaro kanini. Ubwo ni uburyo ngenda ninjiza filozofiya mu buzima bwacu busanzwe, kugira ngo mwumve ko filozofi ntabwo ari ibitekerezo gusa, si amagambo gusa, ahubwo ni uburyo bwo kumenya kuba no kubaho. Muri uwo murongo rero tubonye ko partie du monde ntabwo zo ubwazo zibeshaho, n'existe pas par elle-même, ahubwo zifite uziha ubwo bushobozi bwo kubaho, ariwe twita le créateur cyangwa se Imana. Imana rero igira gutya, ibiraremye ibintu byose, ndetse abakristo bazakubwira ko ari nayo ibibeshaho, ni nayo ibigenga. Icyo rero turi kwibaza, Imana yaremye rimwe rizima cyangwa se irema umunsi ku munsi? Reka turebe ikosa rishobora kuba ryaba riri muri izo nteruro ebyiri. Imana ibaye yararemye rimwe rizima, byaba ari byo byiza, byaba bigaragaza ubuhangange bwayo, yaba yararemye ibikorwa bihoraho bidakeneye kuba modifiye cyangwa se guhora biba upgraded cyangwa se updated, ku buryo ushobora kuvuga ati ndabona haburagamo iki, reka ndeme ikindi birushaho kuba byiza. Ni ukuvuga ko ibaye yararemye rimwe rizima ikarekera, byaba ari byo byiza, byaba bigaragaza ubumana bwayo n'ubuhangange bwayo. Ariko ikibazo noneho ngewe wavutse muri iki kinyejana, nawe uri kumva iyi video
wibuke no gukora subscribe ariko ndetse n'ibindi tubona bivuka muri iyi minsi ibyo byaba byararemwe nande ko Imana kuva iremye hashize imyaka ibihumbi n'agahumbi uruhumbirajana rwabyo twebwe twaremwe nande aho se twavuga ko twabyawe gusa bikarekera aho nimba twarabyawe se twavuga ko ababyeyi bacu ubwo ari bo baremyi bacu ese isi yaba iriho abaremyi benshi ku buryo Imana yaremye n'abantu bagahindukira bakarema ese dukoresheje ubwenge ibyo bintu twabivugaho iki ikintu rero nakubwira cyo wenda ni uko hariho abafilozofe benshi bavuga amateori yo kurema hari abavuga iyo teori yo kurema rimwe rizima hari n'abavuga teori y'uko Imana ihora irema nimba rero uri umukristu izo teori zose zishobora kugira icyo zangiza cyangwa zifasha mu myemerere yawe Imana yararemye rimwe rizima byaba hari byiza nk'uko nari maze kubivuga ariko ibaye ihora irema byaba biri imparfait Imana yaba ihora yifuza ko ibintu birushaho kuba byiza cyangwa kubaho kurusha uko byari biri donc byagaragaza imparfait Imana yaba ihora irema byagaragazamo na contradiction kuko nawe udukurikiye wenda tuvuge kuri umudive Imana ihora irema noneho ubu yaba iruhuka ryari ese koko kuwa gatandatu ku isabato Imana ntabwo yaba irema cyangwa wenda yaba yo yica amategeko ayo ngayo y'abayahudi nyine turi kuvuga bo biragoye gusobanura iki kintu cyumve neza ariko banza umenye ko Imana yaremye rimwe rizima ubwo mfashe uruhande nk'umufilozofe nubwo atari byiza ariko ni impamvu ndufashe ni uko ari byo byumvikana kurushaho Imana yaremye rimwe rizima ahubwo bigenda gute kugira ngo ibiremwa yaremye bigumeho bitadusabye kuvuga ko irema buri munsi hari ikintu yashyize mu biremwa byayo bita ratio seminares abafilozofe benshi ba Saint Augustin abafilozofe batandukanye wenda nzagenda ngarukaho gake gake nabo bemera gutyo ko Imana yaremye rimwe rizima ariko mu rwego kuko nyine ibyo yaremwe bidahoraho même ce monde n'est pas éternel nk'uko twabibonye yashyizemo icyitwa ratio seminares ibi twavuga ko ari nk'imbuto ziba zitegereje purenta cyangwa se itumba kugira ngo zimere ni ukuvuga ko muri buri kiremwa Imana ijya kurema ikigabo n'ikigore yari ishyizemo seminares cyangwa se izo mbuto wenda ku bantu bavuga nk'intanga cyangwa se irangije ishyiraho iyo procedure y'ukuntu buri kiremwa kizajya kikonseriva kigahoraho ni ukuvuga ko Imana ntabwo yaremye les individus ntabwo Imana irema individu Imana yaremye muntu ahubwo muntu agira seminares zituma noneho hagenda havukamo les individus twavuga rero ko Imana ntabwo irema umuntu buri munsi Imana yaremye umuntu rimwe rizima hanyuma umuntu imushyiramo seminares yo kugenda yimilitipuriya mu buryo buno tubona umwana wavutse rero nawe aba yararemwe n'Imana ariko pana kuba Imana yamufashe ikarema uwo muntu turi kubona nk'individu Imana yaramuremye kuko yaremye umuntu naho ibi bya individi ibi byo kubona usa gutyo nanjye nsa gutyo nta sida ni uruhererekane bishingira kuri seminares Imana yadushyizemo icyo twita nyine rezo seminare icyo ngicyo nzakibasobanurira neza ariko gifate nk'imbuto nk'uko nyine ubona Imana buri kintu cyose yaremye yanakigeneye uburyo gihora icyororoka ni ukuvuga ngo icyo cyororotse wavuga ko cyaremwe n'Imana ariko de façon indirecte kuko Imana ntago irema les individus ntago irema les particuliers Imana yaremye les universaux donc nimba ari umuntu Imana yaremye umuntu koko nk'uko babitubwira ibindi ni twebwe tugenda tubidiviza uko twishakiye Imana rero ntabwo ihora irema wowe uri kureba iyi video ntago
waremwe n'Imana, ntiwakozwe n'Imana. Imana yaremye muntu rimwe rizima, ntago nyuma yaho igikomeza kurema. Nicyo kibazo twarebaga uyu munsi. Ariko se wowe wabyumva gute? Wari uzi ko ngo uyu mwana wenda yaremwe n'Imana, iki cyaremwe n'Imana? Ntabwo ari byo.